Benshi bakomeje gutangarira uburyo inyeshyamba za M23 zikomeje kwakirana yombi benshi mu basirikare ndetse n'abapolisi baturutse muri leta ya Tshisekedi, cyane cyane abasirikare n'abapolisi bamaze nyine gutsindwa ku rugamba, bikaba bivuga ko bamaze kubiyungaho kugira ngo bakomeze nyine urugamba rwo kurwanya leta ya Tshisekedi. Ni amakuru agiye aracara ku mbuga nkoranyambaga mu binyamakuru n'andi hose agiye atandukanye avuga ko abasirikare ndetse n'abapolisi benshi bagera ku 2,100, ubwo ndavuga abapolisi nyine 2,100 n'abasirikare 490 basanzwe bakorera leta na Kinshasa muri Kivu y'Amajyaruguru, nyine bagejejwe mu mujyi wa Goma, aho bivugwa ko bagiye guhabwa amahugurwa yo kuba abanyamwuga mu kurinda umutekano w'abaturage. Navuga ko ari igikorwa mu mutwe wa M23 wari umaze iminsi, aho bashaka guhindura nyine imyumvire y'abasirikare ba Kongo bakita ku mutekano kuruta uko nyine byajya bivugwa haba ari mu mbuga nkoranyambaga cyangwa se n'ahandi hantu hatandukanye, ko abasirikare n'abapolisi ba Kongo bahohotera cyangwa se bagize umutekano w'abaturage kuruta uko bawurinda. Biravuga ko abapolisi n'abasirikare ba FARDC bahuye na Brigadier General Byamungu Bernard, akaba ari umuyobozi nyine wungirije w'igisirikare cya M23, akaba yarabashimiye kuba bahisemo nyine gusanga umutwe wa M23 kugira ngo bafatanye guca akarengane nyine bivuga ko gakorerwa abakongomani cyangwa se abanyekongo, cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Mu mujyi wa Goma aho bagejejwe n'ubwato bwabazanye nyine, hari ku cyambu cya Goma, bakiriwe n'umuvugizi wungirije wa M23 Dr Oscar Barinda, akaba ari nawe nyine batangaje ko bagiye guhabwa amahugurwa ya kinyamwuga akaba azabafasha nyine kurinda umutekano w'abaturage. Yakomeje babwira byinshi cyane cyane birebanye n'uburyo nyine bagiye gukuramo, ariko ababwira ko mu gihe bafataga umujyi wa Goma basabye abasirikare n'abapolisi n'abandi bagiye batandukanye gushyira intwaro hasi nyine bakabiyungaho. Akaba yaravuze ko rero abo muri Bukavu babikoze kandi babikora neza, akaba yavuze ko bagiye kwigisha igisirikare ndetse bakabashyiramo icengezamatwara nyine ryo kuba abanyamwuga. Dr Barinda yavuze ko ibi bizatuma habaho kugira imyumvire myiza ndetse no kuganira ku bigendanye n'uburyo umutekano wakongera ukagarurwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko abo ngabo abapolisi n'abasirikare bamaze kwinga kuri M23 bagiye gusanga abandi nabo batari bake, bivuga ko nabo bajyanywe mu guhabwa amahugurwa nyine ya kinyamwuga kugira ngo bakomeze bafashe nyine iyi M23 cyangwa se AFC M23 gukomeza kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Kimwe mu byo abasirikare ba FARDC n'abapolisi bazigishwa biravuga ko ari imyitwarire no kumva umurongo AFC M23 irimo ugamije guharanira nyine imibereho myiza n'iterambere ry'umuturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mujyi wa Goma biravuga ko abasirikare ba FARDC n'abapolisi bajyanywe kuri Stade Unité kugira ngo bahabwe amabwiriza abafasha kujya mu mahugurwa. Twagiye tubona amavideo ndetse n'amafoto bigiye bitandukanye, aho nka Colonel Jacques Kamba wari komanda wa polisi y'igihugu cya RDC cyane cyane Bukavu, yavuze ati abapolisi bose uko bari aha bemeye kujya mu ngando n'abakunda igihugu nyabo. Yakomeje avuga ko urutonde cyangwa se abiyanditse ari 1500 tabariyemo nyine abaje bakererewe. Umuyobozi muri politiki ya M23 nyine ari we Bertrand Bisimwa, we akaba yanditse ko bose ari abapolisi 2,100. Ni inkuru kandi nanone yatangajwe na Voice of America, aho nyine uyu muyobozi mukuru w'abapolisi hariya muri Kivu y'Amajyepfo yaganiriye n'iki gitangazamakuru nyine bagerageza kubabwira impamvu bemeye kuza n'impamvu nyine bahisemo kwihuza na M23, kandi kugira ngo bakomeze nyine bafatanye kugira igipolisi kimeze neza kandi kizarinda umutekano w'abaturage kuruta uko nyine cyawangiza. Ikindi navuga nuko basanzeyo abandi basirikare bagera ku 2,400 nabo bishyikirije nyine umutwe wa M23 ubwo wafataga umujyi wa Goma.
abariyo bakaba bavuga ko bafashwe neza kandi biteguye kuzakorera igihugu cyabo. Ibi ariko kandi ni mu gihe umuyobozi wa M23 cyangwa se AFC M23 ubuyobozi bwabo basaba ko abahoze ari abasirikare n'abapolisi batanga intwaro no kwishyikiriza ubuyobozi mu mujyi wa Goma, mu gihe nyine ari benshi b'abapolisi n'abasirikare nyine bahise bakuramo imyenda ya gisirikare bakihisha mu ngo, ariko hano M23 ikaba ikomeje gukora ubukangurambaga kugira ngo nyine aba nabo bari abasirikare cyangwa se barapolisi bahisemo gutwara n'izo ntwaro bakazishinya aho bari baveyo bazizane, hanyuma bashaka kubiyungaho babiyungeho, n'abadashaka bagenda ariko badafite nyine izo ntwaro kugira ngo zitazagira ingaruka nyinshi mu baturage. Biravuga ko abasirikare nyine n'abapolisi bishyikirije umutwe wa M23 mu gihe imirwano ikomeje mu bice bitandukanye muri teritwari ya Rubero, naho muri Kivu y'Amajyepfo imirwano ikaba yaramaze kurenga Uvira. Ibi kandi bije mu gihe hari amakuru nanone yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Perezida Tshisekedi yaba yakubye kabiri umushahara abapolisi n'abasirikare bahembwaga, akaba yabahamagariye kongera kwishyiramo imbaraga kugira ngo barwanye umwanzi barwanye imirwanga yavugaga M23. Akaba yavuze ko nyine agiye kubakubira umushahara wabo kabiri, ndetse akaba yanavuze ko ahangaha agiye kugerageza kongera kwita ku gisirikare cye, akagiha imbaraga, akagira ibikoresho ndetse n'umushahara, kandi akaba yavuze ko hazabona agahimbazamusyi ku bazemera gukomeza kujya mu rugamba nyine rwo kurwanya AFC M23. Akaba ari inkuru kugenda zicicikana hano ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye, ariko kandi nyine nk'uko mubizi tuba tuhababereye, tuba tugomba kubagezaho ibiri kubera hano hanze hose kugira ngo mubashe kumenya amakuru y'ibihari, tunakomeza nyine tubarebera kugira ngo tubagezeho amakuru cyane cyane yerekeranye n'ibiri kubera hano mu karere duherereyemo, cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyine ku ntambara umutwe witwaje intwaro wa M23 umaze igihe urwana na leta ya Kongo. Akaba ariyo makuru nyine navuga ko ahari muri aka kanya. Komezwa natwe rero turakomeza kujya tuguhereza inkuru zigiye zitandukanye, ariko cyane cyane nyine inkuru nshya zisohoka cyangwa se ziboneka zigendanye n'ibiri kubera hara muri leta ya Kongo.